reka nshimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu, reka nshimire wowe ukunda filime Umwari series. Mukomeze mukore subscribe ubundi tugeze ku 100,000. Ariko nabazariye indi filime cyashya. Aya basiya. Rebe hakuno muri quartier intambara zavutse do. Tatavuza ngo musohoze. Zana hano. Gasasira muramuzi n'umuhitinzi muri quartier. Baramuzi ndamushaka. Bamurebera ku rutugu wowe nde umushaka ucezereza ngake iryo wabiryana pe wabiryana gute wangiriye imwe ko ndi imfubyi gutwita byo nago birimo utazabihonda mukane kare kandi muzima nukuri banje ndi muzima ko ndi imfubyi sinushaka bamwicishije icupa papa yari yicishije icupa mama urebe kumbwira ngo nkamwime ibintu je mwime bwombo ukamwima iyambaga yansiramura nta kinya yahitanyica menya ko ari we nzabya sha mwana munsi nari gusiba imbaraga nari kuzikoramo ibiraha kabisa amakokoro Ruvi hako na ruwatahutse menya yarahukanya kaburujya kumucyura Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Oya wirira oya besha tangire okay sekunda hanga ukutaraza ndagufashe uzikorera ubufata Neza karameza utagaca. Ngo amarwe. Nawe urakabiye. Ubu koko na nubu koko uracyatse mbaye kwaka kantu. Uzikora inzi ko nabyibagiwe wabiretse burundu. Neza niyo mpamvu hora ukabika mpora nkagusaba ko kanyu. Iri bunge byaranyobeye. Na nisa sinzi ibintu. Kumba mbona usobanutse. Ibintu bamo ni ibiki. Ngaho neza. Makara. Reka mbwiye mama rwe, reka nze nkaguhe pe singiye kujya mu kubeshya ariko mu buzima niba ari umuntu nyine ukazinga ndakizingiye mwese urashaka kongera ukakajyana basi asa gukomeje shahi mereza ariko mama rwe reka nkubwiye kandi iyo nkureba hari ikintu nkubona mbona wowe ufitanye isano urumva n'ibintu birasaba bamubwiye ngo umukobwa uzamuvura ngo azaba yambaye igishumi nk'iki ngiki mbona nawe wajya mufitanye isano ngumva njye na birasa twahurira he uvugishije ukuri birasaba avuye i Nyamagabe akaza muri Kigali nanjye nkaturuka i Nyanza iyo za Mayaga nkazi n'ahantu ntazi ubu naba nkuriye he ntabwo wavuze ngo ntabwo uzi ahantu wavukiye ntuzi nyine nawe ni ukubyumva gusa ntabwo uzi amakuru yawe nese navuyeho ntari mukuru ku buryo ubizi se aha navukiye ndahazi ntushe ese ubwo nk'ubwo ugiye kubona ukabona ni wowe mukobwa wa Domino yego baba gusa byaba byaciye mu zihe nzira ngiye mama rwera mba umwana wa Domino nyamara ibi bintu simbishyira amakenga hari ukuntu mba mbibona bica amarenga kandi iyo nkurebye ngiye mba mbona uri umwana wa Domino yewe gakarara Domino sinshobora kuba ndi umwana wa Domino ntabwo bishoboka kara ntabwo bishoboka pe ko iki bitashoboka Domino so umubyeyi karangiye ndabizi neza 100%. Yego mama yarantaye
ariko icyo nzi cyo nka 80% ndemeza ko yapfuye kuko nta kuntu yaba ariho ngo amare imyaka yose ataraza kundeba ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu mama rwose pe yarapfuye ngenda bizi. Ahubwo reka nkubwire ikintu gite cyenyemeza ko umwana wa Domina nuko mama wawe nawe wamubuze kuko iyo myaka yose. Nyine sheri wajya kuba busy ukambanuza nshaka iki mura ukutishimye no tugomba gukora byishimo mu rugo rwacu tugora twishimye tunezerewe sibyo ubuze ndagukunda sheri sibyo kandi dore no kuba ngukunda gutya byanzaniye n'amahirwe buranyibana na Karinshi naboranaga imyaku imikasiro yose baho naboranaga nayo so wabuzi neza ko byane njyambwira bya kampani ya kampani yakoraga kera nyine nkuramo uzi ko byagiye bisobanuka babona ko akarengane kagiye kaza akavuga ati buriya gakire ashobora kuba yarafite ukuri ubu noneho ngiye kumva gupa none umunyamategeko wacu arampamagara arambwira ati ngwino mwereke ibibazo bya kuntu no gukemuka nayo mpitavuga nti mitema narabwe sinibyo no kujya no kwamanira naniyebereye mu rugo reka mitenze ukomeze ati nta kibazo rwose ati ngwino unsangana tuye tubigane nyereke uburyo kibana bagiye bangambanira yewe nsubira mu kago niyo mpamvu reka ngende mwene hanyuma amasantane abantu bagaba bahuye tugana ku bya projet ibyo ngibyo bisaba umwanya munini ndahita ngaruka sibyo usekaze nanu wishimye n'uvuga uti akira arasubijwe ikagende ndebe kuntu ikibazo nakimura nabyemeye ntaga neza yambwiye ko duhurira ngo muri bari muri gare derrière ntabwo byo byose ni hano hafi hano mu mujyi gatoya usanga bamanuka no kukwima kuri mu bice byaho ngaho hafi aho isi ubu bupinze biriga nimba nta kibazo genda wowe ngaho reba ubushomeri bamazemo igihe wumva bamaze umushomeri nk'ubu nkagera nk'imana gutya imigisha ikagomoroka gutya bakangwara ati gakire garuka turebe ukuntu twaba ibintu byasubira ku murongo ntabwo ariko uzi noneho ngiye imana nkanasubiramo sheri nta kibazo bivuga amagambo menshi nta kibazo kuba wagenda ni na byiza ko ubonye akazi cyane rwose njye niba ari ikintu cyanshimisha nuko wasubira mu kazi tu Kesi kamerwa zikora ndi kumva nishimye sure sinzi uko nabikubwira warese buri munsi twazajya twikinira utudukino kuza nabyanga koko numva tunyongeye iminsi yo kuba ntabwo wabyumva ko nanjye nishimye ko ndi gukina nawe ijwi ryawe ryanyoboraga mu merekezo wari urimo nyine ijwi ryawe riranyubaka kandi rinyuzuzamo ibintu byinshi mu ngingo zanjye nkunda ukuntu ureba ikindi kandi nkunda ukuntu uvuga kandi mbona useka neza cyane ufite mu maso hirabura uzi ukuntu ufite amaso meza ndagukunda cyane kandi ngiye mbona tujyanye kurusha uko wabimbwira kesi uzi ukuntu ufite iminwa myiza kesi uri ibyiringiro byanjye kandi uri ejo hazaza hanjye uretse gato kesi ndakureba kandi neza cyane no hirwa urareba kesi ni iki gihe utangaje
Hirwa ntabwo bishoboka ko waba ureba ibyo bintu byose wabonye gute? Amaso yanjye ntabwo areba. Stop it, urareba. Shakara rero ikibazo cyawe nawe ntabwo ujya wumva. Wamba bari ibyo bintu bya domina ukabyihorera koko. Ngaho reka nkubwire. Kandi nabirasa numvisha abivuga. Ngo umuntu ngo umwana wa domina ngo yambaye agashumi iki ngerera ibyo bintu ntabwo mashaka kubyumva pe. Mujye mumbabarira ubuzima bwanjye n'ubwanjye mama Rwera ndabuzi ntabwo mashaka kubuhuza n'ubuzima bwo muri iyi nzu. Si wundi mama Rwera ahubwire. Waretse ubundi ibintu tukabiganiriza birasa n'umwari tukanababwira ko iki gishumi wirirwa wambaye ko bo hari amakuru nabo bafite bakumva ko hari ikintu byabyara kizima. Kara wandetse koko. Wandetse urajya kubwira ibyo bintu birasangiye nabigutumye. Wandekeye ubuzima bwanjye ari kugira ngo nyine binjire mu buzima nyine barebe ko bacukumbura bakavanamo ikintu ko nabo babona bafite ibintu batazi neza. Bacukumbura iki bacukumbuye ubwabo ko nabwo butaboroheye ubwo bari umunsi bazamenya ko iki gishumu cyambaye batanabizi. Iki gishumu se kirabareba ngiye mpuriye he nabo bitabareba wowe kucyo cyambara ni umwe nta hantu mpuriye nabo. Kandi Crara ukunda ko nawe kushaka kunyinjirira mu buzima. Agashumi kanjye wakaretse gukunda ukabaza cyane wakihoreye. Urajya kubwira ibyo bintu babirasa ubivugira iki? Ese bitwaye iki? Bitwaye iki se iki? Ko ushobora gusanga nyine uri umwana wa domino ugasanga ugize amahirwe ubonye mama wawe. Ntabwo ndi umwana wa domino. Ndakwinginze Crara ndekera ubuzima bwanjye nibereho ukwanjye. Urumva iriya nyamaswa ngo ni domino njya numva ibaye mamiti. None se akagashumi kujya kurya na agashumi kujya kuryama na agashumi ikintu cyose na agashumi agashumi kabaye agashumi akagashumi muri karimetse. Niko sonde karareka nkuba. Ubu buri rugo rugira amategeko rugenderaho. Niba ari byo tegeko wenda n'abandi bana bahari wenda tuvukana nubwo ntanabizi wenda nabo baratwambara wenda n'umuco wari mu rugo. Cyangwa mugira umuco mubi nokwe icyo kintu nkacyambara ngo ni umuco. Wasanga ari umuco w'iwacu ariko ibintu byanjye ubihuza n'ibya domina ujya kubwira birasa na umwari na birasa njya numva byivugisha ngo hari umuntu umubikiye umuti mu gashumi nge rero ubunese birasa nari nyoboye kubimwibwirira ariko ubuzima oya ubuzima bwabo ntabwo nshaka kubuvanga n'ubwanjye bamba bari ko ibintu byabo sinabyivanga mshwe turebe se namanje ikintu bukomeyeho shatse bareka tukabibabwira sibyo bagacukumbura bakabimenya impamvu y'icyo kishumi wirirwa wambaye. Wese ubona kitaguhangayikishije ikintu mu kurya ni igishumi mu kuryama ni igishumi icyo kintu yazatse ese kimpangayikishije gute ikintu maranye imyaka 20 n'ingahe kimpangayikishije gute ngerageza nkuba ko kimpangayikishije sibye ko ari wowe watumye mpangayika ukajyana ubundi nayo nakaguhaye. Umva amaneza amanatu Crara nakubikiye ibanga igihe kinini utajya kunteza babirasa nawe umwari. Ntabyo mvuga. Ako mbona ntacyo bikubwiye. Muhamagare nyine. Reka nkubwire tuvuga ko ibintu ntago ari ibyo guhishira. Ibintu bijana n'amafaranga menshi muhamagara. Umuntu ufite isoni kutangiza isoni zo kunyuma amafaranga yawe. We none ndi gushaka ari tunshaka tuvugana. No mubaze. Yes ashimwe. Iminsi yose. Nari ntaragenda. Ahantu hari akabusunzu ari ibintu nari ndimo ndi kuvugana n'abantu baho. Yego. Nagiraga ngo Mwiriwe. Nagiraga ngo Gashamura yaje kundeba kandi twadutanye hagagamutse twadufitanye. No. Kaya amafaranga yani nakubwiraga kare bya 100. Reka ndabizi. Nisi bimubwire nyine. Nagiraga ngo untizi 10 atege atahe tuzahurire mu cyaro tugane ntazo bagabo. Arya rikamubaze arya urigi cyugumugora uri umuti w'amenyo w'amaso urugiki utizi 10 ntege ntaye simbikemuye neza jewe cyakoze wenda niba uzi ko uri bunsukane mu hoteli hano Kigali ukanembereza nkarya nkananywa
cyo nabikwemerera agutiza 10,000 intege ntayo nyine ikibazo cyanjye nawe tuzagikemura ntabwo hani ishyamba ukora kurisha ntabwo hani iki ariko urumva mwene mama singiye kubuka oya tugikemurira hanga niyo mpamvu naje Kigali kugira ngo ndari mbizi neza ko uwo mushiki wawe reka abone iyo ticho kuri mu bihumbi ijana koko wanasaga mu bihumbi 10 ibyo bivuga ni ibyo nosa hani wanjye hagari gwawe nyine muzi kuki kuntegeka gukura amafaranga mu guti cya yewe yanyibwiriye ko afite ifu yagura ibihumbi 100 hano harimo n'ibifanta hamo hari yagize muri binga erega turashaka ibintu duhuza n'ibihumbi 100 ntago ari ibintu bigoyereka Gashamwe wivunika yego rata wenda kumva icyifuzo cyawe ndacyumva ariko nyamara nk'abantu b'abagabo mwagiranye ikibazo gize amahirwe uramubonye sibese namubwira mwazicara hamwe mukazabikemura ibyo ndi kuvuga ko mu 10,000 agatega akajya mu cyaro reka nkubwire reka nushaka kuvuga ko ndize 20 tumanukane nawe tumanuka tujyana hese tugiye gukemura ikibazo nyine nawe dufite ariko se hangana hanzego z'umutekano ziyabara nose wampereye i Kigali ese unuvuze ko nawe wambaye wangira utega jabo mvuze ko nawe naguhaye hanyuma noneho ariko uziko ufite agapapuro wanyandikiye urabyibagije nakagendanye kubona amafaranga n'iki byose n'ibintu byose bikora wumva ko nta kibazo ngende ukarinda usaba uruhushya niba wumva ari ibintu bijyanye n'akazi nta mpamvu yo kunsaba oya ntabwo ari ugusaba uruhushya ko ni ibintu bidufitiye inyungu twese ntabwo ari uruhushya no gusaba akazi ukumenyesha nk'umufasha kugira ngo ujye ubona ko ibyo nakoze twabyumvikanye nimba ngo barampamagaye ningene numva ikibazo cy'ibijyanye n'iyo kampani yanjye uburyo bagiye bayishimuta urumva reka simbuke neza genda rwose sibyo ntuzanira gake icyo uri bubone ntari ndagukunda sibyo reka nanjye mbashaka gusiga ariko nukora ibintu bijyanye n'akazi nyine sibyo ngaye kubuseka nundandagije n'Imana uvuga uti mbuga wanjye biguhire biba amahire Imana ikugenda imbere muraseka ndishimye nshimishijwe no kubona akazi regana sengera rero ubita isengesho basinye n'urigenderaho numve ko bera umugisha agarara agatwenge kana nakeni yarye nyine nimba ni ukuri ndishimye genda rwose ujye mu kazi njyana n'Imana none najyana satani shako wewe ese ko wagira ngo nta n'ubwo uri kwihuta wagiye nyine ngo byose nawe ahantu ari agiye kwideporasa aze duhuriraho tugomba guhurira n'ubu narakari gusa ngiye guhita ngenda nyine kugira ngo niba tuganira ikintu gisigaye utuje uvuga uti umugabo wanjye Imana imuhezagira ahantu agiye imuhe umugisha ibyo agiyemo bigende neza umugisha wa kigore uba ukenewe reka ni nk'umugisha wa kibyeyi ishuri reka nyine asimbuke ibindi wenda turavugana ngarutse sibyo bebe penzi wangu mtoto penda kweli rero nubwo ugiye wambabariye ukampa amafaranga ajya muri soko faranga nawe ubona ko nahambuye reba mfite ibitugu ubwo amafaranga ubizi ko nta kazi ngira kubizi ko mu mazani iminsi myinshi nshakira amafaranga make ese mudayakura he ntabwo mwaka menshi oya ni 20,20 ni ukuri kw'Imana n'inote igihumbi mfite pe mba nkwambaye rwose byumvikane ni 20,20 ngende wafure mu mutwe bansigiye inzara byonyine none se ngo ngiye gushaka ibijyanye n'ibi by'akazi ngo none asubira mu kazi ubu ngiye guhita mpemba cyangwa ahita bamakontara nta n'ijana afite rwose ntabwo n'umwe amafaranga ya moto n'izigaranye n'igihumbi ugaruka nabwo nabwira umutipa ntegera ariko baze kubona umuntu usa nkaho ungana nawe utamuzi ukagiza n'ubugambo abantu no sibyo bivuze ngo buri 20,20 yabyo mfite se ntacyo nagwisha we shiri wangu nagwisha bebe reka nsimbuka ubwo ndebe umuntu atancika kandi binjyemo bifite inyungu sibyo nakupenda genda nari nakupenda cheka bana toka na wewe mimi naondoka sawa dash bana ngo ngurandangije sha aki genda ndakuzi kesi urumva nkubeshye asahirwa none se urareba kuvuga ukuntu usa nkumva nibyo wavuga ukuntu umeze nkumva nibyo kandi kuva tubonanye utararebaga ibyo bintu bibwiwe nande urumva nkubeshye urareba shawe mubeshye mbwira urareba aya niba ureba nambaye umupira usa gute ushaka kumenya umupira wambaye ukuntu usa ntabwo yizeye se basi byancanze nyine
tumva umbwira ukuntu nsanga urabizi ariko noneho nshaka gukonfirma neza ko ntabwo waba ureba hirwa se waba warakize wambaye amaherena angahe amaherena se baranga ndaza igihe urafite amaherena menshi shaka ko mfite 10 shaka ko mfite 2 shaka ko mfite 5 mfite angahe wambaye 2 ayisho reba neza wambaye 2 Asiya wambaye namba umupira usa gute wambaye umupira usa umukara Sayibwa what is going on urareba ukonye urambwira ibintu ngumva bimwe n'ibyo bindi si ibyo nge nambaye umupira w'icyatsi ubaye umukara gute ufite amaherena hafi 5 cyakoze Kaylie kamubwiza ukuri ntabwo amaso yanjye areba ariko umutima wanjye urareba kandi umutima uruta ibintu byose bibaho kuri iyi si njyewe umunsi wa mbere ninjira muri uru rugo rwanyu bankuraho bande ku maso nararebaga kandi narebaga buri kimwe nabwo nakubonye nabwo narebaga ishusho yawe ubwiza bwawe bwose ndabuzi wagiye unsubiramo kenshi uko usa ariko ndakuzi Kaylie ishusho yawe ifite umutima wanjye no ku maso yanjye guhagarika kureba kwanjye byaje ubwo umunsi maka nshyiraga umutima mu maso Kaylie umaze iminsi ngiye muri urugo uragira ngo usinyishize oya ese wifuza kuba umugore w'urugo kuba umukazana mu rugo nzamuka kangahe kandi ndi none se niba uri wowe to be honest iyi nzira asa gute ko sinyuka sana ari umugore babiri savuze ko nta mugore undi munsi wawe ndi ko atabikoze niyo mpamvu utabikoze se Maka arimo kunyigisha gukora amasuku ntabwo ari ukukwigisha tu kuko uwakuzanye hano yakaba yanagutoza uburyo ugomba kwifata muri uru rugo wenda se ko uwavuze wenda ko umukazana w'uru rugo ko ntabyo yakoze ndetse ndi umukozi wanyu okay I see ariko Maka ushobora kuba ari ibintu bitiranye nta burenganzira na buke wowe Maka ufite uranyumva neza bwo kumbwira ikintu ngomba gukora n'ikintu ntagomba gukora kuko ntago ari wanzanye muri iyi nzu sinzi nimba icyo kintu wari kibagiwe ntago nakubitsaga inshingano zawe nuko hari icyo nagomba kuganira nawe biba ngombwa ko ngomba no kwita ku isuku y'urugo rwanjye urugo rurimo abagore 3 4 rukaba rusa gutya kandi wararushege wararurwanya waruharani warariza amarira n'amaraso akaza hafi no kwiyahura at least ukabutana bazi utanakere ku rugero byibuza rwiza akantu gato cyane ku bantu ba muri iyi nzu rero kuri iyo mpamvu yabizima wanjye yakuzanya aha agushyira ku ibere ugomba kumukazana mu rugo umukazana wanjye n'ibiki rero mwese muri byo ndagira ngo nkwibutse ngo nubwo ari uri hano muri uru rugo uri umukazana uri kwibera abantu bose bashaka nako mama nako ntabwo uri buze gukunda ariko mama like nta n'ikinyabupfura kigira mu bagore wavuze ngo abagore 3 mu bagore batinyitse uvuga mama ngo umugore like uzi ko kuba warakundanye n'agakobwa ko mu kabari nawe like ikinyabupfura cyagiye hehe ntabwo yewe kari mama wawe ariko mu gihe atanyubake nanjye ntabwo mbimugomba nahisemo mu burundu
ubu ntabwo ndeba kwisi uzi kugira ngo uhumeke kandi wararebaga ubizi isi biriya bikoreye iki kwisi ese kutandinze kandi nzi ko ariho ibyiringiro byanjye ese umbwiye ko uzamba hafi ukamura hafi byagenze bite bizi gusa narabyakiriye gutemba kw'amarira ku maso yanjye narabirambiwe ubuzima namaze kubwakira ntirwa mbabarira ibyakubaho ndabizi maka kariho gushyize umutima mu maso ariko ntabwo nari mbizi kubera ibintu maka yabikora pe musaza wanjye twakuranye musaza wanjye naramwizeraga ntabwo nari nzi ko ari umuntu wahemuka kuri urwo rwego mbabarira pe amakosa nanjye kuba narizeye musaza wanjye ngakabye simube hafi ariko ndakwizeza ko bitarenze amezi 2 uzakira uzaba wakize uzongera urebe ntabwo wari ubizi ibi bintu ntabwo wari uzi ko maka azabikora ntabwo neza ko maka yabikora pe ni ukuri iyo mbimenye ntabwo nari kuva uruhande n'isegonda na rimwe gusa umbabarire narizeye ndakabye narabyakiriye kandi nta cyahinduka niba nzariba niba nazariba nta kibazo papa wangu ufite iruhande rwanjye yenda uzamfasha gucumbagira yego nabikubwiye kenshi ko ngukunda nzakora igishoboka cyose nzakuba hafi kandi nzakora n'igishoboka cyose ubongere kureba bidatinze kandi akwizeza ko urukundo ngukunda utazigera rurekera I promise urambwiza ukuri siko nagiye nizera abantu benshi cyane bakampemukira ese nkomeze nkwizere hirwa nzahora mbisubiramo kenshi nyizera ndagukunda n'ukuri kaga papuro wasinyaga hose ariko wari wasinze oya mwigira icyo gupfa nanjye reka ntabwo nabikora ni natajyaga ntabwo nayaguhereye iki oya reka ana se nuyamparaza ariko uvuga ngo no mu ijuru nabyemera ko nkwiye amafaranga ariko nyine niba bavuze ngo yantiza 20 ubwo n'ibihumbi 100 birahura bite shaka ukundi uze kubihuza so undi yagombaga kuzaruka ku itariki yagombaga kuzaruka zararezi itariki yagomba kuyama zararezi yanigejeho ukwezi kose ko no kwezi kumwe none se kumwe nikubara ako gashami ushatse watuza ngira inama tubigenza reka nkubwire meri naratuje bihagije udufuko ntago ari umuntu mwiza pe ni gute ufata mfite akantu cyuza mizo kangana gutya hera ngumbuje namati ngewe ngiye Kigali kuri mushiki wanjye hari tuje kuganira by'amafaranga we muri famille yantu tushaka kuzagurisha iwacu rwose ndetse koherereza none ukwezi kurashize Rudoviko ntajya nyitaba ndamuhamagana ibazaho gufata inzira nkaza Kigali nje guhiga Rudoviko none se urumva nazahera muri ibyo ngibyo nusuza yanyungukira akira umushyitsi hanyuma uhita ugaruka tuvugane akira umukiriya ntushaka kumfungira n'iyo frega ugiye gutufata telefone ugiye kwifungura cyane dufata telefone bareka kujya gutwara polisi mu nzira ugiye gutuhamagara wisaza ukabite mu gibiti reka ngwereke rusha reka ngwere Rudoviko reka nze mpamagare wa mupolisi wanyifite hano Kigali bahita bakujyana mu makaro reka nze ngwereke
reka muhamagare usiko urumva musuzugura we umva mubwire shari kuziko byo guhamagara polisi byihorere umva mubwire ibintu byo guhamagara polisi byihorere uya reka muhamagare polisi bazamujyana byo guhamagara polisi byihorere byo guhamagara polisi byihorere do kuva navuka sindafungwa ubu rero ugiye nakoreye abazungu sinafungwa singiye gufungwa ejo amafaranga mu ijana byawe babarira nguriza 100 nako bigira 150 yewe ubinguriza ngewe nishyuriye umutindi mvarukane nawe ngumuki urashyirira ibintu 10 byo kuntuka gucira ibintu 10 byo kunyita umutindi si kurenze ninde mbabare yambarije mutuka reka nze ngurebera mbare undebere ikivunje wowe yamuhe wenda uri mwe ntago yazakwambura wenda mana yaje we umunsi muhora nawe nguze amafaranga neza ko naragiye mu bitaro umwuka ariko ndikuvayo ahubwo nanjye umunsi mana ngo ari amafaranga yanjye iyo duhura nkujyana iwawe hano hasi mukodi yambarije ahubwo ukiri kuvunika yambarije mbana yakiriye kuri kode reka nze yekira kuri nimero yanjye ndahita mwohereza weshyira kuri oya ariko uzo manevre izo gucisha kuri nimero yawe byigoronzore bize ku yanjye turanateganya yacishe kuri yanjye directeur yego ariko reba ayo makuru ushaka gushyiramo kandi reka kubwira Dovi kuri igisambu reka mpamagara umwana wo mobile money tubikuze ufite mobile money nta nubwo cyuha nibyo uko nkangisha se uziko nsigaye numva mufitiye really izi nizo mu mfitiye kuri kwimana maka ndumva mbabaje uratinyuka ukavuga ngo mama wawe ngo umugore komeza ese wowe nk'iyo wirebye muri miwari ukireba uba wumva utifitiye impuhwe iyo nirebye rero muri miwari nkireba mbona nabaye wiki kuko iyo nza kuba ndubona hoze ndiwe ntabwo wakabaye ukicaye wowe se Kaylie narakubaye ugomba kunyuba iminsi twabanye ndayubaha ibyo mama ashaka ibyo avuga iki byose narabyubashye nayo ndakubaha nta na kimwe ntazirega none nibirenze kuri ibyo uvuga ngo Munarisa ngo yarandoze ngarashaka kuntwara whatever bira byose uvuga ngo ni indaya ngo niki ese ari wowe nawe indaya ninde from the beginning nagusangaye n'umugabo narakubashye nkigira idage nkigira igwejo ntaga kuryamana nawe warangiza ukajya kunsuzuguza abagabo ukajya kuryamana nawe mu nzu ni iki mu nzu wereza buri kimwe cyose Kaylie hey please shut the fuck up what uzi icyakurikiraho nakongera nkajya muri miruwari ntireba nk'uko bivuze nkagarura ibyawanje yego genda reka nkubwire n'undi munsi nta mahoro wagira mu rugo please reka nkubwire ugiye kundeba muri urugo nyagira mbyibuha maka like mbyibura mu mafaranga yawe urumva ugiye kwicara ubibone kandi ikindi kintu ugomba kumenya maka ntuzongere utazansengera ntuzongere kumbwira ibintu byabaye ngo ndindaye hejuru ko utiyunze umugore n'umugabo muri iyi nzu hejuru ko utarimo kureba amaso yawe warahumye harya ngo nani se ngo higira hit what like ntabwo ari we wahumye ahubwo niwe wahumye ni impuri kungira cyangwa nawe wahumye mark ni impuri kungira cyangwa nafite igishaka so uratekereza ari ikihe kindi wagira ngo nireke mureke wagira ngo mureke Munarisa agufate kugira ikigoryi mark nta nubwo ushobora kureba ngo urebe ibintu birimo kubera muri iyi nzu none uri kumfasha iki umuntu w'umugabo tu umuntu witanga ngo ni umugabo uri kumfasha iki muri ibyo byose nta kintu kimwe nagufasha nubwo udashaka kubifasha ese ko urankunda usikinda mbe ko subiza urankunda ngiye kumbaza icyo kibazo subiza ndakubajije kubera iki muri iyi nzu den kubera iki ni cyanga aha ku maboko yakuzanye kubera iki kuki yanzanye muri iyi nzu akeka ko ari umukazana ariko ngiye si umugore nyine so rero urava hano muri urugo cyangwa se umurupfire hey reba hano amazina akiri yayandi oya wirira oya beshafura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje
byose uri kunyuramo byose bizarangira natitaderehereza